yari Peak Production. Peak Production. Yego. AKA bamwita Ndera Karemera Hassan. Karemera Hassan. Karemera Hassan rwose. abantu barebye filme bita Into the Badland. Yes, exactly. We are Peak Production. Kandi respect kuri we na Master P respect. Ibihanyanswa bose. Ni bikonyozi. Nta muntu wakunyiza mu biganza woroshye. Na woroshye. Uwa gatatu. Yego. Abenshi baramuzi. Kimomo. Rocky Kimomo. Yego. Wizeye Mike. Yego. Uwo yanyuze mabo. Ntaranyica. Ntabwo yabihakana. Yego. Uwo ni uwa gatatu. Uwa kane amakota barayazana. Merutse gupfusha mama. Yo Imana mukozi kwa 12 ku mwaka ushize. Ndashimira buri muntu wese witanze. Ndabashimira abitanze bose. Nukuri kw'Imana. Ndashimira Rocky Kimomo yaritanze mu buryo bugaragara. Yego. Abantu bakwita Paparadika. Ya. Abandi bakakwita Papa Dave. Yego. Situation ya Dave na Radika kiriyagiye. Yes. Niba turi buze kuyivugaho gute? Niba turi buze kubigenda muri mu bantu bubatse ingo nyinshi ariko baranazirimbura. Yego. Yego. Nsangamo uwo bita Mike, King Mike. Yego. Nsangamo na Super. Ari Hussein kuri BTN. Kuri BTN. Yego. Nasanzemo abantu hafi batandatu. A few moments later. Okay, ndetse nari kama kawaida nk'uko bisanzwe ukiri hanze bagucitse kandi ukagira umubaya turabakunda ndetse nari kama kawa ati dori hembe akanyagwa akabaya Double prison break season ya gatandatu. Wow, soon kabisa, soon kandi bizera neza ko ibintu bizagenda neza. Yo A few moments later. Mashusho ariko mu buryo busanzwe cyangwa hanze ahangaha bamuzi nanone mu buryo bw'iki bw'amajwi. Bamwita Master P. Yasobanuye filime nyinshi zitandukanye zirimo za Jumongo. Ako bayitazi Jumongo bwo sinzi kwa ureba filime. Master P turakwakire kuri Visit African Location. Muri iyi minsi meze bite? Yesu ni bisanzwe tutari kukubona se. Turicecekeye. Mwamwariwe. Batwari. Hanyuma se muri iyi minsi abantu benshi bari kuvuga filime zawe zarabuze, filime zawe umuntu yazikura. Bo filime abazishaka barazibona kuko ubu turi gukora filime zishyuwe. Mu rwego rwo gukora ibyishyuwe abakeneye iby'ubuntu byo nabyo bafite. Ariko abishyura filime barazibona. Ubushatse kuvuga yuko umuntu afite amafaranga aragushaka ukamukorera filime neza cyane akayimaza icyo ashaka rwose neza cyane. Umuntu yakubona ati nomero ni yayi uyibahe barayibona. Ubu turaza kwishyiramo hasi nta kibazo rwose aho ngaho. Umuntu wagukenera akaba yaguhamagara ukamukorera filime aho nta kibazo rwose. Muri iyi minsi rero hari ibindi bibazo abantu bagenda bibaza bavuga ati agasobanuye se bura agasobanuye n'ibintu umuntu yakora bikamubyarira inyungu se agasobanuye ubundi kinjiza gute ese koko iyo urebye ubona agasobanura ari ibintu umuntu yakora bikamuteza imbere. Bo agasobanuye biterwa n'uburyo waba wagakozemo n'uburyo waba ushaka kwiyubakamo kuko dufite abakajemo bishakira views abandi bakazamo bishakira kuba abasitari. Yego rero twarumiwe nyine ariko uri umuntu ushaka ukabyaza umusaruro kakugirira akamaro kuko karinjiza muri make. Hari abantu ushobora kuba batazi neza ubundi Master P. Master P umusore. Bo Master P ndi umugabo ufite umugore n'abana. Urumva ndi umusaza. Imbogo wapi zo zibyibagirwe kuko turashaje muri make. Ni Jumongo. Na Jumongo yidukorera. Jumongo ndabwira sibyo ni ibiki mubwira bitese. Bama twatu episode ba mbere bakoze twari tune. Yego. Kubayireba kuri episode ya 5 irangira yihisha ahantu mu byatsi. Ameze nk'ahantu bororera amafarasi kuko ndanahibuka rwose. Yego. Nanjye icyo gihe rero niho yarangiriye. Avuga ni ba abantu bicishije abandi amatsiko. Kandi nawe wari uri kwireba ubu. Yego nari natangire kuri episode ya mbere y'abandi basobanuzi. Kabisa. Ariko urufaranga rwaye rurimo kiragihe. Kiragihe se sha ugira ngo ni iki gihe.
ubuturotse imiteja ko ndibuka n'igihe twize kugira akazi kenshi icyo gihe uwitwa Sankara Junior bazi wanjye nk'uku dukora white twakoze icyo gihe studio 3 mu nzira ibaze umwe akinjira undi akinjira hariya twese cyumba bana twese tukagaruka duhurira ku meza filime tuzifite bavuga ko ari we fondateur w'agasobanuro muri iki gihugu rero uko nge mbizi ko nk'umuntu wari uri muri sinema icyo gihe filime yatangijwe na Mike isobanuye muri iki gihugu bivuze ngo Mike mukuru wa Yanga na Junior na Sankara yes kuko Mike ndabyibuka filime ya mbere ku ikubitiro yabanje A few moments later. Master P ure nubwo yankashije Master P yankashije ariko yatumye mba umugabo agomba gukubita ikinyafu nagura oya ariko yatumye mba umugabo muri iki kibuga najya njya gusobanura ariko this Master P n'umwana mwiza papa Dio Mongo numvise ariko musigemo yego yakugira je najya njya kangwa ati imbere yuko usobanura banza ugura umuriro ushyiremo hariya muri kote ubone munini ubonamo usubiri wani gikondo yego warinjiriwe nyine kandi fonda rifite n'abasobanuzi bakaze yego hano hari pike ari Yakuza ari ngewe ari Fikazo ari Saga urumva hari abantu bakaze gusa yego Dani ntugafata ingorofani ngo uyigiranye n'indege rero buri je filime zingora ni nka ya filime sobanura umuriro ukahita ubura iyo filime kubona kwisubiramo birangora ari nka filime sobanura nashyizemo ibigambo byinshi cyane ntabwo asese ya magambo ndongera nyasubiremo mawe mikrofone na Yakuza bivuze ngo nawe wanyuze mu maboko ya Yakuza mwarimu wabo yego umunsi Yakuza nzamu ariko umuntu ankundishije bino bintu ni umuntu witwa Mike kanze muhi gitoki Timvandi yewe wagiye yese ibura bikunze uruse bimekajugunya hasi yagufate bya byenda bya mukobwa araza bijugunya hakuno muri piberi umusore hererekeye nta bintu byinshi nituramenya amazina ye kumva uyu nguyu yahaza imbutabuta ye muko urashaka gusangira nanjye cyo kunywa toka mbere yangu shenze toka mbere yangu genda just go genda just go genda Imana uhishe Kigali Nyarugenge asa mwana bira bintu bundi birata ariko bira bintu byo kubomora byasigaye kuri WhatsApp Saga se burara bomora basigaye ngo babomora basaga ndi ko makuru numva ngo nabantu uzana babida great Bida great ngo bambutse Nyawaro oyas bara mu Bugesera iko njya numva amuvani rero sinya mukinisha oyas arabasobanura ariko bije ngo no kurwana ngo n'umuri banapfa ni baby narabyumvise ariko nakumvisha ahantu A few moments later. ndamwizera n'amafaranga ndamubwira ni yafate ibisabwa kwishyurwa ubyishyure n'ibiki nyambera umwizera yego amafaranga akabwira nayatanze nahamagara umuntu wagombaga kuyajya akabwira nigeze mbona hari abantu yagiye yambura gutyo mbanje kubasaba imbabazi umushinga ni wabanje kuwutekereza kubera ko bino bintu ndabikunda yego mutekereza kumenya ubukeya yes turabasuje abakunzi ba East African Location mwisanzuro ni wa muhungu wanyu Dani muri cya gisite cy'agasobanuye none uyu munsi musore muguye gitumo aho yibereye mu mujyi niba ari ku kazi niba ari yego nabyaraza kubibasobanurira so hari n'abantu batamuzi ariko nibuze filime bita Kumukumu hagize izindi igiciro tumuse muri iyi minsi nizo filime ziri kubikora byatari turakwakira kuri East African Location nanjye ndabakire cyane kandi nishimiye ko ndi kuri Visit Africa Location YouTube channel ibyo kwintu byagasobanuye gusa imihanda ariko ikomeje kunyerera imihanda ntabwo inyerera imihanda rwose nta kibazo imikorera ryose amafaranga ari kuboneka kuyashaka mungasa n'amafaranga nyine twongeye kure bana umusanzu ni umunyamuyaba yaje kwihiringa yaje gushakisha ngo ndebe ko byakunda A few moments later. ariko nka bingo bavuze ati tugiye guhagarika basobanuzi nta mafaranga yo kubishyura dufite n'itike none twabaga ntabwo muzongera kuyibona ati kire tuzajya urishyura bingo n'ibihumbi 100 bitanga ariko agasura filime agahabwa abana we binyuza kure ariko agahabwa
Mana hari abantu njya mvuga mana yanjye ariko uriya mudive ntadirije oya mani oya aratebye niyo mpamvu we bise muvuga undi mugenzi wo ku Gisozi simuvuge noneho haza umusaza witwa Yakuza Igisenyi Yakuza amazi magari uriya musobanuzi ni mwiza mani ni mama yake si mani sinukubona mani ntabwo numva ko twaragadiriye nawe yego hakoze party A uhazaza na party 2 abasobanuzi nka 80% bari muri iki kibuga niyo babazanye. Wow, that's great shit man. Kuri ntabwo nabyumva. Yakuza man bigiraho Yakuza nsaba ko naza no gutura i Kigali. Nkora shift from Gisenyi to Kigali. Njya gutura ahantu bitamo ntabwo mpavuga ariko aho hantu baba muri Nyamirambo se oya ntabwo nahavuga ariko ni mu nce za Nyamirambo mu miduha se wambabare wa mugabo ramikiro cy'amahoro noneho aho hantu barankosora none bya bintu nge numvaga ko nta muntu ukiriye i Kigali ku buryo wavuga ngo ugiye gusura iwanyu ngo bakwimuresha ndabwira ati ubwo rero ndagiye ngende kwa kane nzagaruka kwa gatatu w'ikindi cyumweru dusanga bakwimuye sanga banyimuye Nyamirambo ese Nyamirambo hari numvaga inzara bagira wenda nk'iyo mu rurumbo kwikubira amafaranga menshi umuntu akagira amamiliyoni ubwo numvaga ari ya nzara y'ibihumbi 2-3 kurya umuntu yakwiba n'inkweto zanitse noneho Yakuza ahita ambwira ati ngwino mu cyumba ati nsanga mu cyumba ati nyerekeza turaba muri iyi nzu ati none se amafaranga ati yireke ahita afata inzu yinyishyura amezi 5 urumva ariko icyo kintu Yakuza nkoreye urumva no umusaza mwana nende kuko abantu bashaka bamuha iki bamuha inka Yakuza mani ni urundi rwego sinatajya nkumbira ngo uri inshuti y'abagore none urabyemeye arabyemeye imyaka iri muri prison uhita ubatirwa abagore bakwigubadira kabisa nyine ugira umutima uko nyine uko garagara ngira umuntu uko nigaragaza mu bantu ntabwo nzi kwigira mu muntu mwiza ngo muri ngemeze gutyo ko nukuvuga ngo nababaye ngo nyine urabigaragaza ndi bigaragaza cyane nkakubwira rero ndikumva ngo ufite umutima mubi tuzongera mu kindi cyumweru siga guhabya Jerome ntabwo simubi no ako Jerome cyiza cye araguhabya fact zihari ako hari abantu baguhabya ugahita uvuga ati apo nka Fred araguhabya wapi sini akayongo akaguhabya kumva wapi nta musore yagwibaraje ninga ifarashi yahe sini yatuye muri Nyamirambo hehe simbizi nta hantu atuye cyuko z'abantu wahagendera nk'agahene ariko nta farashi ako shamwajye mureka kubeshya ako mu nzozi ashobora kuba 2 na kangahera 2008 urumva nakoze movie short movie ya mbere muri East Africa iri ndenga abanyakenya batanzania urumva nyine movie yanjye ya mbere short movie yanjye ya mbere bampemba amashiri ibyo bintu birazwi n'ibinyamakuru byanyanditseho urumva njya gushutinga muri zo za sebo mwaribaga mu biki abo badani vumbi bandi bose baranzi nyine entertainment neje mu mbere ko nyine ntabwo n'umuntu wemera muri make cyaka kuvuga ko naragize amahirwe nkabona n'abantu urabona ko twakabiraga mu filime cyangwa tweeditinga babaga bazi ngo ni bande bari bagango ni wenda ngo ni sebu gutyo gusa batazi wayikoze none ngira amahirwe mbona abantu banje ndabwo sinabatengo nubwo wenda ndi gucuruza imyenda ku bantu bashya ariko so wagize amahirwe akankunda kuri filime kandi nk'umuntu ajya bakeneye nk'umwenda akajya kureba akabona nawe ntagashaka kwambara ibintu by'abantu gusa birirwa bambara ndabwo ati ikintu nanjye ngiye gukora ngiye kongera kugaruka muri filime. A few moments later. kuramo ndabuye yawe kuramo boxa yakwikiye wasa kuramo nari ikuguriye yikuremo kuramo boxa yanjye nakuguriye kuko uranga kuramo kuri polisi kuremo urushaka igenda yambaye ubusa nanjye mereza baga yanjye yo baga siyo ikuguriye nanjye yimereze rero turasankunda yimereze atagisa ari action yego ndebe ko amfubura narategereje nanjye njya muri groupe yari yanditse muri groupe ngo nzajya gupfura nanjye kiza muri groupe filime arangira avuga ngo my task is coming ndavuga ibya bintu sikari seriye ndangije nishyira kiramo n'indi ya kabiri kurikirana ndangije ndavuga ngo your task is coming bro urumva yego none ibintu ngiye gukomeza ubanze i Kigali n'aho bazayishyura mano mbona nayo swali nayo indi natangira rafuse nirekanye kore vuba niyo noneho kayisoza uyikoze ntiyayikora narayikoze nyirangiza atarayikora ariko ibyo rumbarije bya feedback z'abantu iyo natangiye Queen of Tears
niyo ndi kubona feedback nziza yego nacyo cyatumye gikomeza hanyuma nkora n'izindi nyuma yaho kugera n'ubu ngubu ariko feedback hari ziri positive hari n'izindi negative mari Kimomo Rocky ndamwamagara we noneho kwanza yaranari cyane nanjye arambwira ngo kuna nama nakubwira twakenda namagaye Junior Giti kanyakibikira Papa Bubun ngamibikira ngo we ngamisti we ashobora kuba atabyibuka kuko abaduhamagara ni benshi arangije nyakibikira namubwira ni ibikire rero sinabibona none arambwira ati ufite uko wasangana na gahunda ngaka ariko mwibore ni nabwo nanjye kigali bwambe bro kumva ngaka ariko mwibore kera niyo ngiye abari bataravuka rero icyo gihe nese mvuga ni rero cyotse ibintu ndabura aho nkorera yewe umukobwa wabyari iwawe cyangwa se abo twita single mama yego sibyo single mama hano nawe akaba n'umukobwa uyu nguyu muri Kigali mwirirwa na hariya mu mbari yego umukobwa muzima n'uwo ni ikibazo ngubajije ukumva wowe ugisubize nimba ufite ku bwanjye bwawe rero burareka nkubwire umukobwa muzima n'uwo n'iki n'icyo ubizi neza akabyara kuko dore impamvu umukobwa twirirwa hano i Kigali mu mbari sinzi ibye neza sinzi niba abyara cyangwa atabyara aho ngo wabyariye iwabo ahubwo kuba yagize n'umutima wo kumubyara aba ari muzima rero ku bwanjye umukobwa muzima n'uwagize gute n'uwabyariye iwabo